Ndahaye ikaze kuri Mitima Inspires nk'uko bisanzwe muri iyi minsi turi muri gahunda y'iminsi 28 yo kwiga umuco wo gushimira ibyiza ubuntu twagiriwe ndetse n'ubuntu tugenda tugirirwa umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa 16. Uyu munsi wa 16 turarebera hamwe igitangaza cy'ubuzima cyangwa se cyo mu buzima tubayeho bwa buri munsi, cyane cyane twibanda ku ngingo zigize umubiri wacu. Ni ukuri hari igihe twireba nk'uko nyine ukuntu umeze, ukabona uko umutima wawe utera, ukumva ufite ubuzima bwiza, ukumva urabyutse, uragiye, urarya n'amaboko abiri, urakoresha amaboko yawe abiri, rwose urabira ibyuya birasohoka, urumva umuyaga uhushye ukawiyumvaho neza n'umubiri wawe. Ibyo bintu twabifata nk'ibintu bisanzwe, nyamara ntabwo bisanzwe pe, ntabwo bisanzwe kumva ko uri umuntu muzima, kumva kurya, kumva kubyuka, kumva ko umutima wawe utera buri segonda, kumva ko ufite ayo maso agufasha kureba ibyiza Imana yaremye, kumva ko ufite ayo maboko agufasha gukora, amaguru akuvana ahantu akakugeza ahandi, ibihaha bigufasha guhumeka. Ni ibintu byinshi cyane twakabaye nyine dushima uko bwije n'uko bukeye, uko twirebyeho, uko wirebye mu ndorerwamo wabona amaso yawe ukavuga ati ndibonye, mbonye uko meze, mbonye umusatsi wanjye dukeneye akanaka ko gutunganya, mbonye amaso yanjye uyu munsi yatukuye akeneye ibi n'ibi n'ibi, mbonye akaheri muri isura yanjye singashaka, ndashakisha uko ngakuraho. Ibyo byose ni ibintu burya twakabaye dushimira Imana uko bwije n'uko bukeye. Tujya tuha akenshi agaciro ubuzima bwacu cyangwa se ibice bigize umubiri wacu iyo twagize ibibazo, nyine iyo twarwaye, burya turi kwa muganga wenda wanasitaye n'akantu gatoya mu gihe uri gushyiraho agapfuko, mu gihe kari kukubabaza ntuvuga nyine wumva ububabare ukavuga ati burya wa mubiri wanjye wari ufitiye akamaro. Akaba wenda ugize ibyago witemye agatoki, bituma utajya gukora umunsi wose kubera agatoki kamwe watemye kagize ikibazo, kahuye n'impanuka, kamwe konyine kagatuma ibintu byose bihagarara, ubuzima bwawe bwose buhagarara. Uratokowe se mu jisho, uricaye ako kanya, ibyo wari urimo byose birarangiye, birahagaze. Ni ukuri tujye dufatira aho ngaho ingero, tuvuge tuti buri rugingo rwacu rwose burya ni igitangaza kuri twebwe. Buri rugingo rwacu rwose twakabaye turushimira Imana, ukayishimira kubona, ukayishimira kugenda, ukayishimira kuhumeka, umwuka ugasohoka ukongera ukinjiza undi, ubuzima bugakomeza, ukayishimira ko umutima wawe utera. Noneho niba ufite n'urugingo rurwaye, kabone niba waba urwaye, shimira Imana, uvuga ati noneho Mana n'urugingo rwanjye rurwaye ndagushimira ko urukijije. Shimira Imana ko igukijije wahereye ku ngingo zawe nzima. Urwaye akaboko se kavunitse ntugushobora gufata, shimira Imana ko uri kubasha kugenda, byibuze ko amaguru yawe yasigaye ari mazima. Shimira Imana byibuze ko uri kubona, shimira Imana ko uri gushobora kurya. Noneho nurangize wongere uyishimire ko igihe no gukiza akaboko kawe. Ko twabonye ko kugira ngo usabe igitangaza cy'Imana, kugira ngo usabe ibyiza, ushimira mbere, burya nibanga cyane, ushimira mbere yuko usaba, noneho wamara no guhabwa ukongera ugashimira, kuko iduhereza irabifite byose. Nta mpamvu yo kuyibwira ati Imana nurama kunkorera iki ngiki nzakora iki. Ni wowe witega iminsi isa ahubwo disi, ahubwo wowe yibwira ati Imana ndagushimira ko mpaye ibi ngibi. Nimara no kubiguhereza wongere upfukame rwose uvuga ati ngushimiye ko ibyo nagusabye wabimpaye. Nuko rero rwose ntihakagire ikintu na kimwe dufata nk'ibintu bisanzwe, byose tubifata nk'ibitangaza. Mu gushimira Imana rero uyu munsi turashimira kubw'ingingo zacu, urugingo urwo ari rwo rwose, kugera n'urwo usuzugura ukumva ko ntacyo rukumariye, rwose urufate urushimira Imana, kandi ushimire n'imikorere yarwo. Tuvuge n'amaso, urashimira ko ufite amaso abona, gufasha kureba ibyiza, gufasha kureba ibintu bitandukanye. Ushimira Imana ko ufite ururimi, kurya ibintu, kumva utuntu twose. Nibaze reka duhere ku musatsi. Hari nk'igihe abantu wenda bavuga ati umusatsi ntacyo umaze, uretse wenda ku bagore bavuga ati wongera ubwiza, nk'umugabo wumva yakogosha akamaraho. Ariko iyo ugeze muri ya myaka yo kumera uruhara, njya mbibona ku bantu wenda bakuze, niyo yaba adakuze cyane, n'abantu bimerera impara vuba, ukabona rwose byamuteye ipfunwe, akavuga ati umusatsi wanjye wagiye, ukabona ahora yambara ingofero buri munsi. Hera kuri urwo rugero, kandi umusatsi urebye nyine uretse kuwogosha ukagenda, simbizi wenda niba hari n'ikindi wenda bavuga ngo uragufasha kureba cyangwa kugenda no kugira gute, hari wenda hari n'uwo waba urinda izuba. Ariko ufata urwo rugero rutoya, noneho wumve ishimwe wakabaye uhereza Imana ku ngingo zawe zose. Rero
reka dufate ingingo zacu tuzishimira Imana. Ushobora ko hari no kuba wifuza no kumera nyine nk'abantu wenda bavuga ati ndashaka kongera ibiro cyangwa kugabanya ibiro, byose rwose bisabe bivuga ati hari taye nifuza imeze kuriya niyo nshaka rwose kugira, ubundi yikurire mu isura yawe, ubundi uyishimira Imana, ubundi ukomeze gahunda zawe uharanira kuyigeraho, bizakunda. Ngaho rero uyu munsi nk'uko bisanzwe shaka urugingo rwawe, noneho uyu munsi rero urugingo rwawe rwaba urubabaye cyangwa uko ushaka gushimira Imana, niba ufite urubabaye ururebe urushimira Imana, usaba Imana kwigukiza, noneho ukomeze kandi utange n'amashimwe ku zindi ngingo zawe zose zikora neza. Nk'uko bisanzwe turafata bya bintu byacu 10 dushima Imana, tubishimira Imana kuri uyu munsi. N'impamvu tubishimira Imana, noneho mbere yo kuryama turabizi ko tudashobora kuryama tudasenze, tudafashe nta kabuye kacu k'igitangaza. Nababwiye impamvu yako ko ari ukugira ngo byibuze tumve dufite uwo mukoro ko hari ikintu tugomba gukora nimugoroba, katwibutse gushima bya bintu byiza byose byatubayeho uwo munsi. Ni nk'abanye n'abaryama basenze, ko mbere nyine yo kuryama, mbere yo gusinzira ushimira Imana ku byiza byose byakubayeho uwo munsi. Gahunda hano ni ugushima ibyiza, ni ukwereka Imana ibyiza. Ibibi twavuze ko bidufungira amayira, ntabwo dushaka kubitekerezaho no kubitindaho. Ndabakunda rero, mukomeze mukore comment, mukomeze mukore subscribe abahageze bwa mbere, mukore share ku nshuti zanyu, bohereze iyi video baze dufatanye rwose iyi gahunda nziza cyane izatwubakira ubuzima muri iyi minsi 28. Ngaho rero naho ubutaha ku munsi wa 17 n'undi munsi uzaba n'indi gahunda izaba igezweho. Imana ikomeze ibarinde.